yaba abubaha Imana yaba n'abatubaha Imana yaba abubaha Imana yaba n'abatubaha Imana mwumve itangazo ry'Uwiteka nimwumve itangazo ry'Imana nimwumve Imana yarababwiye yohereza abana batoya yohereza abakuru yohereza abakecuru irababwira ngo bave mu byaha banga kuva mu byaha irababwira ati nimwihane banga kwihana ariko yemwe nimwumve iki nicyo na buri bimwe byose yarabibakoreye yabahaye amazu meza yabahaye amafaranga yabahaye ubutunzi yabahaye buri kimwe cyose amagorofa yarabibahaye ibintu byose yarabibahaye ariko reka mbabwire ngo abantu barasinziriye ko abantu benshi mumenyereye Imana abantu benshi abahanuzi bagiye batambuka bakavuga nimwumve abana Imana ikabohereza nimwumve abakecuru Imana ikabohereza nimwumve ariko iki nicyo gihe cyo kugira ngo wumve iki nicyo gihe cyo kugira ngo ubone iki nicyo gihe cyo kugira ngo ubone mwene data uko dore nakubwira dore ingoma nayivuza nigendere ingoma nayivuga nzamiteho nigendere ariko icyo nzi cyo ni kimwe ubuhanuzi mbazaniye ubuhanuzi nabibwiwe n'Imana ibintu nabyoherejwe n'Imana niko yambwiye ngo mbabwire ngo buri muntu wese nasenga uwasengaga rimwe asenge kabiri uwasengaga kabiri asenge gatatu uwasengaga gatatu asenge kane ngo yuko iki gihe ni igihe cyo gusenga abari bazi neza yuko ari igihe cyo gushaka ubutunzi ari igihe cyo gushaka amafaranga reka mbabwire ibyo byose nimwe mwibyibagiwe ndimo ndabwirwa ngo ese mwari muzi neza yuko isi iri mu nyogezo ndimo ndabwirwa ngo ese mwari muzi neza ko isi iri mu nyogezo mwari muzi yuko Imana impamvu itarimbuye isi ari ukubera yuko Imana ishaka ko mwese mwihana mwari muzi neza yuko Imana itateje umwuzure mwari muzi neza yuko ari ukugira ngo Imana ishaka ko mwihana yemwe igikuru kirimo muri byo nuko nimusenga musengera igihugu murimo mugisengere cyane musengera igihugu cy'u Rwanda cyane kuko kubivuga nkuko nabibonye cyangwa se ko ndi kubibona ntacyo bitwaye ahubwo icyo ndi kubabwira cyo nuko mbabwira ngo nimusengere igihugu cyane ufite amaso y'umwuka arareba ufite amatwi y'umwuka arumva ariko ufite amatwi y'umubiri ndetse n'ufite amaso y'umubiri uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza bise neza bisaba ibintu bitandukanye ariko byose ababijemo baguye isari inzara ikabica biba bitaye agaciro Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo aho dutekera ubukwe ibiterane amahugurwa inama n'ibirori bitandukanye wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa ari byo shopping dish amasahane amasafuriya imbabura n'ibindi dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose ibiciro biri hasi cyane duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 55 53 Emmanuel Catering Service umukiriya n'umwami
reka nizere ko mumeze neza mwese mudukunda kandi mugakurikira ibiganiro byose tunyuza kuri izi channel. Reka nizere ko murindiwe mu buntu bw'Imana kandi Imana ikomeje kuba hafi. Ndabasuje rero mu bice bitandukanye byose muherereyemo, abereye mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwabyo. Reka mwese twizere ko muri amahoro kandi umwami akibarinze. Muri byavuze ngo kuko umwami Yesu ankunda ndamahoro. Nizere rero ko muri amahoro kandi ndabaramukije mu kirundi bavuga ngo ndabakingurukiye. Mwese mugubwe neza. Abareye mu bihugu byo hanze diaspora duteze amatwi kumva kuri mu diaspora turakuzirikanye, turagusuje ariko kandi tuguhaye n'ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Kora subscribe nimba utarakora subscribe kugira ngo wiyandikishe mu bakunzi mu bagize umuryango wacu, umuryango wacu kwinjiramo nta kintu gukora subscribe. Wowe utarakora subscribe rero uyikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi kandi utwetse ko uri umuntu wacu wa bugufi, utwetse kuri umwe mu bagize umuryango w'abakunda ijambo ry'Imana, wabategereje kugaruka kwa Yesu Kristo. Nuko twinjira mu kiganiro cyacu, ndi kumwe n'umukozi w'Imana Nzaramya, yitwa Nzaramya Imana. Niwe tugiye kugana muri kano kanya. Ntago bisanzwe, Imana imuhamagaye bitandukanye n'abandi kandi kugira imukoresha nabo ko nanone bitandukanye n'abandi, kuko umunsi ku munsi iyo imuhaye ubutumwa imuha n'icyo ari bukoresha. Uyu munsi rero ndabona bidasanzwe, afite ingoma. Nimba tugiye guhimbaza, tugiye gusubira muri byo babyitaga ibyumba hari. Nimba tugiye kujya mu cyumba tugahimbaza Imana, ntago mbizi. Ndi mu bantu bategereshanyije amatsiko ubu twumva ubutumwa Imana ishyize ku mutima we. Ariko kandi reka manze mu ikaze. Ngo ikaze mu izina rya Yesu. Urakoze cyane kuma ikaze, kandi rwose Imana y'amahoro ibaho umugisha. Kandi mbonereho no gusuhuza abantu badukurikiye bari hirya no hino ku isi, nabo Imana ibaho umugisha, kuko iyo badukurikira turabibona Imana ibaho umugisha. Ndumva ari ibyo amazina yanjye yo ngira ngo barayazi. Amazina yanjye ni Evangeliste Nzaramya Imana Pierre. Abantu barabizi, baranzi, nduko amazina yanjye nayo ngayo. Imana ibaho umugisha. Evangeliste Nzaramya Imana Pierre ni evangeliste ko ndumva ngiye kuzongeraho akantu kitwa prophète. Prophète kuko Imana kugera imuha prophecy dasanzwe, kugera ihishurirwa dasanzwe. Ariko rero kandi Paul avuze ngo ntago ari twinje ibyishobozo bwo shozwa byose na Kristo umimbaraga. Tugiye kuvuga ngo Imana igimushoboza. Nzaramya umeze neza ariko nta kibazo. Gusa nyine meze neza, ariko nyine uyu munsi sinago bisanzwe. Ariko nanone hari ibyo mbona cyangwa se wenda keshi na keshi Imana itwereka tukabibona yuko atari byo kwishima, ahubwo ari byo gusenga, cyangwa se ari byo akababaro, kandi akakababaro kugira ngo tukabimara ugusenga. Yego rero mu yandi magambo murabizi neza abakunzi bacu, najyaga nza rimwe na rimwe nishimye nseka, ariko uyu munsi ntago nezerewe pe, ntago meze neza, ndumva afite ubwoba muri ngewe. Ese watinye bino biri kubera Kongo? Kongo y'intambara imeze nabi, kuvuga ko M23 bamaze gufata Goma. Nibyo byaguteye ikibazo, byatumye utishima, bimeze bite? Ibiri kubera Goma rero, cyangwa se ibiri kubera hariya, ntago twabijyaho cyangwa se ngo wenda tubitindeho. Ahubwo wenda nuko igikuru muri byo, bese igikuru muri byo nuko tugomba gusenga. Nubwo tugomba gusenga, kandi Imana no kunyohereza cyangwa se kugira ngo nza ahangaha nabuze amahoro, bitewe n'ibyo ndi kubona abantu benshi bagiye bikururira akaga ndetse bikurura n'ibibazo. Ariko ubwo nyine naje kugira ngo babwire yuko abantu bagomba kuva mu byo barimo. Gusa ntago nari nagira igihe cyo kwinjira muri bishaje ngo nyivuge neza nkuko bimeze, ndumva ari ibyo. Yego turaje tuguha umwanya mu kanya tugezeho iyo message. Nanjye misengera muri modurimo, natangiye nshyira hejuru, nzi ko tugiye kwa kundi kwa twitangira turi guseka, ariko mbona utangiye mu gahinda gakomeye kugira ngo iyo rero imbyino usanze babyina niyo nawe ubyina. Ubwo ndabyina imbyino irimo ndayanikirize bitewe n'uko ryo nterera. Nuko rwose byose. Yego. Ese Nzaramya tumaze iminsi tugiye dukora ibiganiro bigenda bitandukanye, ariko mukavugira muvuga ngo abantu nibasenge,
rimwe n'imwe mukagera munahatanga n'ubutumwa muri Kongo no mu bindi bihugu bya Amerika bitandukanye. Ese bino biri kubera Kongo nibyo mwahanuraga cyangwa haracyari ibindi? Noneho rero ubu ikintu kiriho nuko ku isi yose hashobora kuzacanwa umuriro abantu batari biteze. Ikindi kandi na Amerika nabo bagomba kuba maso bakava mu byo barimo. Ubwo muri rusange ndetse no mu gihugu turimo cy'u Rwanda naho bisaba kugira ngo tube maso, kugira ngo ducunge amazamu yacu neza, kuko bisaba kugira ngo tube maso. Yego, abantu bafunze insengero, barangije gufunga insengero bumva yuko bahawe nka konje yo kugira ngo bareke gusenga, ariko mu by'ukuri ntabwo ari konje bahawe, ahubwo igihe tugezemo ni igihe cyo gusenga birengeje gusenga ko twasengaga. Yego, urakoze cyane. Igihe tugezemo n'igihe cyo gusenga kuruta uko twasengaga. Nshuti muvandimwe uduteze amatwi muri kano kanya, twabasuhuzaga ariko tubinjiza neza mu kiganiro. Reka twinjire mu kiganiro rero, ni Nzaramya Pierre tugiye kuganira, mwabyumvishe. Reka mbasabe kugira ngo mubare natwe muri kino kiganiro tugitangirane tugeze ku musozo. Nkunda kubabwira kandi ngo ni wumva ubutumwa bugufashije kumva hari icyo bukumariye muri wowe mu bugingo, hari icyo bukunguye, nyabuna wibwihererana nabura kora umurimo w'Imana. Dufasha umurimo w'Imana mu bantu ufite muri telefone, mu bantu ushoboye guhamagara, mu bantu ushoboye kubona hafi yawe, ashobora kuba adafite telefone ukaba wamubona. Gerageza uko ushoboye kose ubutumwa busakaze bugire ku bantu benshi bumva ubutumwa bwiza. Nzaramya, reka tugusabe usenga Imana, numara gusenga Imana uhamye ko wategetswe mu izina rya Yesu. Ni karibu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndagushima ko ururema kandi waremye isi n'ijuru. Ndagushima yuko uri data wa twese mwiza, ni wowe turengera ukaturinda ibyago n'amakuba ndetse n'ibidutera. Amen. Bisanzwe. Ni karibu komeza. Ntago ntinda. Yemwe yaba abubaha Imana, yaba n'abatubaha Imana, yaba abubaha Imana, yaba n'abatubaha Imana, mwumve nimwumve itangazo ry'Uwiteka, nimwumve itangazo ry'Imana, nimwumve. Imana yarababwiye yohereza abana batoya, yohereza abakuru, yohereza abakecuru, irababwira ngo bave mu byaha, banga kuva mu byaha, irababwira ati nimwihane, banga kwihana. Ariko yemwe nimwumve, iki ni cyo gihe cyo gukora, iki ni cyo gihe cyo gusenga bikwiriye kurenza uko twasengaga. Yemwe ndabwira isi yose, ndabwira Amerika, ndabwira isi yose, ariko cyane u Rwanda. Mwumve. Abasengaga rimwe nimusenge kabiri, abasengaga kabiri nimusenge gatatu, abasengaga gatatu nimusenge kane, abasengaga kane nimusenge gatanu. Yuko ibyari imikino bene reka mbabwire, insengero zarafunzwe, gusenga biragabanuka, insengero zarafunzwe, gusenga basengaga ntibagisenga, kandi iki gihe nicyo gusenga. Yemwe nimwumve. Tugeze mu gihe kitari icyo kujenjeka, tugeze mu gihe kitari cyo kuzenjeka. Waba ukomeye, waba uworoheje, waba uciriritse, icyiciro cyose waba urimo, biragusaba gusenga, biragusaba gupfukama, biragusaba kwinginga, ugahamagarira Imana. Ndagira nkubwire wowe utuye isi, kandi ndagira ngo nongere ngutangarize ngo nujya gusenga usengere igihugu cyawe urimo, cyane nurangiza usengere
n'abana bawe ndetse n'urubyaro rwawe. Yemwe 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 batuye u Rwanda, ndababwira namwe nimusengere urubyaro rwanyu, musengere abana banyu, ariko cyane cyane musengere igihugu cy'u Rwanda murimo, mu gisengere kugira ngo Imana igihe uburinzi, igihe uruzitiro rukomeye cyane, Imana igihe abasirikari bafite antibare zikomeye cyane. Yemwe 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 Imana buri bimwe byose yarabibakoreye, yabahaye amazu meza, yabahaye amafaranga, yabahaye ubutunzi, yabahaye buri kimwe cyose, amagorofa yarabibahaye, ibintu byose yarabibahaye, ariko reka mbabwire ngo abantu barasinziriye. Abantu barakangutse mu buryo bw'umubiri, barakanguka babona amafaranga, barakanguka babona ubutunzi, barakanguka babona amadovize, barakangutse bubaka amazu meza, barakangutse nta kintu batabonye mu buryo bw'umubiri. Ariko ndagira ngo batangarize ngo Imana iri kubabwira ngo mukanguke no mu buryo bw'umwuka. Imana iri kubabwira ngo mukanguke mu buryo bw'umwuka. Abasinziriye nimukanguke, abaryamye nimukanguke, musenge kurusha uko mwasengaga, yuko iki gihe tugezemo nicyo gusenga. Waba ukomeye, waba woroheje, uko waba umeze kose, icyiciro waba urimo, biragusaba gusenga, biragusaba guhamagara Imana, biragusaba kwinginga Imana kugira ngo igire icyo ikora. Nshuti mwene data, reka ngutangarize ngo abantu benshi barimo barashaka ubutunzi, abantu benshi barimo barashaka amafaranga, abantu benshi bagiye mu byaha, ubusinzi, ubusambanyi, abantu benshi bari mu byaha bitandukanye. Nagira ngo matangarize ngo mbabwire ngo yemwe uwakoraga ibyaha nagarukiraho, wari uzi neza ko abikora nagarukiraho, kugira ngo Imana imugirire ibambe, kugira ngo Imana imukorere igikomeye. Yemwe ese wari uzi neza yuko umuntu umwe ashobora gukora icyaha akarimbuza igihugu? Ese yemwe mwari muzi neza ko umuntu umwe ashobora gukizwa akarengera igihugu? Yemwe birabasaba gukizwa. Niyo waba uri umuntu umwe ushobora kurengera igihugu, niyo waba uri umuntu umwe ushobora gutabara igihugu. Yemwe nimwumve, abafite amatwi nimwumve, abafite amatwi y'umwuka nimwumve, n'abafite amaso y'umwuka nimwumve. Aba bantu bafite amaso y'umubiri biragoye kugira ngo bapfe kubyumva. Abantu bafite amaso y'umubiri biragoye kugira ngo bapfe kubyumva. Ariko nagira ngo matangarize ngo abantu bafite amaso y'umwuka nimurebe. Abantu bafite amatwi y'umwuka nimwumve iby'Imana babwira. Imana yahereye kera ibivuga mwanga kumva, Imana yahereye kera ibivuga mwanga kumva, ariko iki ni cyo gihe cyo kumva. Imana izabakorera ibikomeye, iki ni cyo gihe cyo kumva. Imana izabarengera, iki ni cyo gihe cyo kumva. Imana izabakorera ibikomeye, iki ni cyo gihe cyo kumva. Yemwe Imana irimo irambwira ngo mubabwire ngo yemwe mwirabarwaniriye ngo kandi ngo mwicecekere, mwirabarwaniriye kandi mwicecekere, mwirabarengera kandi mwicecekere, irabarwaniriye ngo kandi mwicecekere. Igihugu cyose waba urimo ngo irakurwanire kandi wicecekere. Dore akaga kari kaje, ariko Imana irabarwanira ariko mwicecekere. Reka mbabwire yemwe ndimo ndavuza ingoma, ndimo ndavuza ingoma ikivuze ni ugukangura. Abari bazi ingoma ni ugukangura. Mukanguke, abari baryamye mukanguke, abari baryamye mu buryo bw'umubiri mukanguke. Hari abantu basinzire mu buryo bw'umubiri, nibakanguke, bakanguke bahamagara Imana, bakanguke basenga Imana, yuko burya atari buno. Nimuhamagara Imana, mutitiriza Imana. Ubutunzi mwabugeze ariko birasabwa ko mutitiriza Imana. Amazu mwageze ariko birasabwa
birasaba ko mutitiriza Imana. Buri kimwe cyose mwakigezaho ariko birasaba ko mutitiriza Imana. Ni ukuri reka mbabwire nshuti bene data, nimutitiriza Imana. Iki kiganiro mbabwiye ni ahantu hose kiri buhagere. Iki kiganiro ahantu hose kiri buhagere. Ubu ni ubuhanuzi mbazaniye, ubuhanuzi nabibwiwe n'Imana, ibintu nabyoherejwe n'Imana. Niko yambwiye ngo mbabwire ngo buri muntu wese nasenga. Uwasengaga rimwe asenge kabiri, uwasengaga kabiri asenge gatatu, uwasengaga gatatu asenge kane. Ngo yuko iki gihe ni igihe cyo gusenga. Abari bazi neza yuko ari igihe cyo gushaka ubutunzi, ari igihe cyo gushaka amafaranga, reka mbabwire ibyo byose nimwe mwibyibagiwe. Ni musenge mutitiriza Imana. Nushaka ubukomeye, nushaka ube woroheje, icyiciro cyose waba urimo, icyo urimo cyose biragusaba gusenga kugira ngo Imana idushyire protection, kugira ngo Imana iduhe uburinzi, kugira ngo Imana iturengere, kugira ngo Imana itwamureho imbaraga mbi z'umwijima, kugira ngo Imana itwamureho imbaraga mbi zose zitandukanye. Imana ibarengere, Imana irengera abakobwa, Imana irengera abapapa, Imana irengera ababyeyi bari hirya no hino ku isi. Imana ibatabare, Imana ibarengere. Yemwe ndimo ndabwirwa ngo ese mwari muzi neza yuko isi iri mu nyogezo? Ndimo ndabwirwa ngo ese mwari muzi neza ko isi iri mu nyogezo? Mwari muzi yuko Imana impamvu itarimbuye isi ari ukubera yuko Imana ishaka ko mwese mwihana? Mwari muzi neza yuko Imana itateje umwuzure? Mwari muzi neza yuko ari ukugira ngo Imana ishaka ko mwihana? Yemwe buri munsi uko bwije imeruka iba igiye kuba. Buri munsi uko bwije nuko bukeye imeruka iba igiye kuba. Imana ikagira ikigizayo kugira ngo mwese mwihane, yuko ntabwo ishaka ko mwese mwarimbuka, ntabwo ishaka ko mwarimbuka. Nimwumve itangazo. Muri wese nasenge. Imana yampaye ingoma. Impamvu Imana yambwiye nkoresha ingoma nuko yambwiye yuko buri muntu wese ingoma ubundi irakangura. Kuva na kera ingoma icyo yakoraga ni ugukangura. Yambwiye ngo nze ngo nyikoreshe buri muntu wese akanguke mu buryo bw'umwuka. Abantu benshi basinziriye mu buryo bw'umubiri, ariko abantu benshi nibakanguke yuko iki gihe tugezemo nicyo gusenga, yuko igihe tugezemo nicyo guhamagara Imana, yuko igihe tugezemo nicyo kwinginga Imana. Yemwe ndababwira yuko iki gihe turimo ntabwo ari igihe cy'imikino. Mwarasenze musenga igihe kirekire, muhamagara igihe kirekire, mwinginga Imana igihe kirekire, ariko ndagira ngo mbatangarize ngo nimuhamagara Imana cyane birenze uko mwayihamagaye. Kandi igikuru kirimo muri byo nuko nimusenga musengera igihugu murimo, mugisengere cyane, musengera igihugu cy'u Rwanda cyane, kuko kubivuga nkuko nabibonye cyangwa se ko ndi kubibona ntacyo bitwaye. Ahubwo icyo ndi kubabwira cyo nuko mbabwira ngo nimusengere igihugu cyane cy'u Rwanda dutuyemo ndetse n'icyo murimo. Abari mu gihugu cya Amerika namwe nimusengere igihugu cya Amerika cyane. Mugabane wa Amerika nimusengere cyane, kandi nimumara kuwusengera musengere n'abagituye. Nabwiwe ngo nta muntu wemerewe kwisengera amasengesho ku giti cyiwe. Buri muntu wese agomba gusengera igihugu kandi agasengera n'abagituye. Nta muntu ugomba kwisengera ubwe. Amasengesho yo kwisengera ubwawe, amasengesho ntago ari kumvikana muri iyi minsi. Sengera igihugu utuyemo ndetse usengere n'abawe bagituyemo. Senga cyane birenze uko wasengaga. Senga mu bicuku bya nijoro, senga ku manywa, senga mu gitondo, senga. Hamagara Imana, senga.
senga imana, senga 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 senga, inginga imana, ugenda uyinginga imana, uvuga inginga imana, senga 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 senga. Sengera igihugu cyane urimo, sengera igihugu cyane urimo, kugira ngo imana igishireho protection, kugira ngo imana igishireho uburinzi, kugira ngo imana ikirengere. Mama imana yambwiye ngo nkoreshe iyi ngoma, mama imana yambwiye ngo nkoreshe iyi ngoma. Nuko abantu benshi batabizi, ingoma kera yarakanguraga rero yambwiye ngo mbakangure, ngo mbakangure, ngo mbabwire yuko iki gihe murimo ari igihe cyo kutaryama, ari igihe cyo kudasinzira. Ubu hari abantu benshi barimo kwibaza ngo barasinziriye, ngo ntabwo baryamye, ngo bari maso. Oya da, wasanga nawe uri mu basinziriye, biragusaba gukanguka, ugahamagara. Dore iki kiganiro ndetse n'ubu buhanuzi uyu munsi ni tariki 27, reka mbivuge kuko ntacyo bintwaye. Ni tariki 27 z'ukwezi kwa mbere, ariko iyi tariki ni isanzwe. Nari mfite umubabaro mwinshi ndetse n'agahinda ku byo nabonye, ariko nagira ngo utangarize ngo mwene data, kubwo gusenga kwawe, kubwo gusenga kwanjye, kubwo gusenga kw'inshuti, kubwo gusenga kw'abavandimwe, kubwo gusenga kw'umuryango, kubwo gusenga, Imana iragira icyo ikora, Imana iragira icyo ikora. Musenge. Kandi reka ngutangarize mwene data, reka nkubwire ngo iki kiganiro ndetse na buno buhanuzi ubonye, ntubwihererane, ubuhereze inshuti zawe, ubuhereze. Reka ngutangarize ngo ubuhereze inshuti hirya no hino, dore ko abantu benshi mumenyereye Imana. Abantu benshi abahanuzi bagiye batambuka bakavuga nimwumve, abana Imana ikabohereza nimwumve, abakecuru Imana ikabohereza nimwumve. Ariko iki nicyo gihe cyo kugira ngo wumve, iki nicyo gihe cyo kugira ngo ubone, iki nicyo gihe cyo kugira ngo ubone mwene data. Kuko dore ndakubwira, dore ingoma nayivuza nigendere, ingoma nayivuga zamiteho nigendere. Ariko icyo nzi cyo ni kimwe, iyi ngoma hari ikivuze buri muntu wese yumve, iyi ngoma hari ikivuze buri muntu wese yumve. Ufite amatwi niyumve, ufite amaso niyumve. Ndavuga amatwi y'umwuka, ndavuga amaso y'umwuka, ntago mvuga amaso y'umubiri, ntago mvuga amatwi y'umubiri. Oya, nimwumve. Ndashoje ibyo nari nategetswe. Reka mbabwire, ndashoje ibyo nari nategetswe. Nepo, ndimo nsoza, wenda abantu bafite amaso y'umwuka ndetse n'abafite amaso y'umubiri, ubu aka kanya nibo mvugana nabo. Nako ndavuga abafite amaso y'umwuka. Asa abatayafite bari bwumve bateko ntago bibareba. Umva nkubwire, kandi harimo gusenga. Ubu tuvugana abafite amaso y'umwuka, bumvisha icyo uvuze, bumvisha icyo mvuze. Ufite amaso y'umwuka arareba, ufite amatwi y'umwuka arumva. Ariko ufite amatwi y'umubiri ndetse n'ufite amaso y'umubiri, biramusaba gusenga kugira ngo agire hishurirwa. Ariko ikintu kiriho kuri iyi tariki, kuri uyu munsi, tariki ya 27 kwezi kwa mbere 2025, umuntu wese biramusaba
gupfukama agasenga. yego buri muntu wese biramusaba gupfukama agasenga. arasengera iki ko ntacyo watubwiye wavuze gusenga gusa? Ikintu ari busengere cya mbere arasengera igihugu. Arasengera iki? Igihugu atuyemo cyose. Igihugu cyose atuyemo cyose. Narangiza gusengera igihugu atuyemo, narangiza biramusaba gusengera umuryango we. Narangiza gusengera umuryango we, biramusaba gusengera n'uburinzi bwe, ubuzima bwe. Kuko induru ivugiye mu matwi ya benshi. Ntabwo nakubwira nepo, abantu bafite amaso y'umwuka nibo ndi kubwira, n'abafite amaso n'abafite amatwi y'umwuka. Ese ubu buhanuzi ndi kubwira, ubu buhanuzi burareba abanyarwanda gusa, burareba abarundi, burareba abatuye isi yose, burareba abande by'umwihariko? Ni twebwe twenyine cyangwa n'abashoboye gusemurirwa basemurirwa birabareba? Ubu buhanuzi burarebwa cyane cyane u Rwanda ndetse na Amerika, ku mugabane wa Amerika. Ikindi cya kabiri, abatuye isi bose nabo barabareba. Kubera iki? Kuko Imana yatinze kurimbura. Yego, yatinze kurimbura, kandi ijya kurimbura izarimbura isi yose. Imperuka igiye kugera cyangwa yageze? Kandi ni ukuvuga ngo Imana iragira gute? Ishaka yuko buri muntu wese yakwihana, kuko ntawe ushaka Imana nawe yifuza ko hari uwarimbuka. Ni nayo mpamvu uri kuvuza ngo yego, ntabwo yifuza ko hari uwarimbuka. Ariko impamvu ibi byose biri kuba, abantu bateye umugongo Imana. Abantu gusenga byaragabanutse, bagira ngo babonye konji yo kudasenga, kandi aribwo bagasenze cyane kurutaho. Yego, bagira ngo babonye iki yemwe? Konji yo kudasenga. None ubu tuvugana, reka nkubwira akantu kamwe nigendere. Wari uzi neza ko umujyi wa Los Angeles umuntu umwe yavuze Imana nabi akayituka, yarangiza mu kuvuga Imana nabi kandi abantu bose batayivuze nabi, igahita itwika umurwa wose? Bishatse kuvuga iki? Ubihuje n'ibyo guhanura. Yego, bishatse kuvuga iki? Ushobora gukizwa uri umwe. Igihugu cyose waba urimo, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri mu gihugu cya Amerika, igihugu cyose waba urimo, ushobora gukizwa ukavuga ati Uwiteka, ugahita urokora igihugu cyose. Yego, bivuze ngo ushobora kurokora u Rwanda. Yego, bivuze ngo ushobora kurokora Amerika kukijwe neza. Ariko kandi nanone nongeye mbivuge ngo ushobora guteza umuraba uri umwe, ugasanga uteje umuraba. Ariko ikindi cyo nabivuze, umuntu wese
wese ahari igihugu cyose yaba arimo biramusaba kugira gute gusenga. yego Bivuze iki? Ntabwo nigeze mvuga umunyamasengesho, ntabwo nigeze mvuga ngo abanyamasengesho, navuze ngo umuntu wese icyiciro cyose yaba arimo biramusaba gusenga, waba ukomeye, waba uri generali, waba uri minisitiri, waba uri icyiciro cyose waba urimo biragusaba gusenga. ese ubuhanuzi, ubutumwa uzanye hari aho bwaba buhuriye n'ibiri kubera muri Kongo? Ibiri kuba muri Kongo ibi ngibi sinakwigaho mbijyaho cyane, gusa ikintu kiriho ndimo ndabwirwa ngo mbwira abanyarwanda ngo babwire ngo basenge kurusha uko basengaga kugira ngo igihugu cyacu igihe porotagisiyo. Ni ibyo ngibyo. Nicyo wansubiza. Yego. Kubera iki ingoma? Kubera iki wazanye ingoma ntuzane ikindi kintu ukazana ingoma akaba ari uzana? Impamvu rero nayizanye nuko abantu benshi barasinziriye. Barasinziriye. Imana yambwiye ko nkoresha. Niyo nayibura nta nubwo nari bwazi. Ntabwo byari bwakundi. Impamvu rero nayizanye nuko abantu benshi barasinziriye. Basinziriye mu buryo buhi. Basinziriye mu buryo bw'umubiri. Abantu benshi Imana yabahaye amafaranga, mbese yabahaye buri kimwe cyose barakoze, ariko mu buryo bw'umubiri barakoze rwose, buri kimwe cyose barakibonye, ariko mu buryo bw'umwuka naho bari bageze basubiye inyuma. None rero mu gusubira inyuma Imana yambwiye ngo mbabwire ngo basenge kurusha uko basengaga, ariko cyane cyane basengere igihugu barimo kugira ngo Imana igihe porotagisiyo. Yego, ndi kwibaza nibaje ikibazo kimwe ko watubwiye yuko ubutumwa bureba cyane cyane abantu bari mu mwuka, bafite amaso y'umwuka, bafite amatwi y'umwuka. Ukaba utubwiye yuko kuba impamvu wazanye ingoma ari uko abantu basinziriye mu mubiri. Gusinzira k'umubiri urabicuza gute kandi uri kubwira abantu barumvisha umwuka? Kandi navuze yuko bagomba gusenga. Barasinza barumva iyo mpuruza yo gute? No kuvuga ngo kandi babwiye abumvisha amatwi y'umwuka ikintu bari bukore. Ikintu bari bukore nuvuga ngo icyiciro cyose waba urimo, waba uri umunyamasengesho, waba utari n'umunyamasengesho, ariko ikintu bitwa indeba kure zo mu mwuka zirabona ibiruhijeho. Ese kubera iki ingoma ihuriye no kwicuza abantu? Ingoma rero impamvu Imana yayinyeretse, gukoresha inzogera ntago bakwishira tubihuza gute no kwicuza abantu? Impamvu kera ingoma nizo bakoreshaga kugira ngo bakangure abantu. Nizo bakoreshaga kugira ngo bakangure abantu, kuko inzogera nta munsi n'umwe yigeze ikangura, ahubwo ingoma nizo zakoraga. Ubwo rero bivuze ngo impamvu nyine nayikoresheje ni uburyo kugira ngo nkangure abantu basinziriye, bo bazi ko ari maso ariko rwose barasinziriye, mwuka ntago arimo gukora neza ngo abereke bihishwe. Yego. Hari ikintu wakomojeho Imana ngo yakubwiye yuko insengero zafunzwe ariko zamara gufungwa abantu benshi bagafata ko babonye konje mu byo gusenga. Yego. Ese uyu bafashe konji, hari n'umugimbi uririmba nyarumva ngo isi iraryoshye we, urabihuza gute? Urabicuza gute ko isi yaryoshye aryohanye abantu kandi umuntu n'umubwira gusenga ahubwo ati nyamara gusenga ntibyemewe ntibishoboka, basenga amasengesha neza te? Dore ikintu kiriho, wasengera mu mazi, wasengera mu nzu iwawe, wasengera ahantu hose wasengera, igikuru kiriho ni uko abantu benshi barasinziriye. Kandi mu gusinzira kwabo ni uko bagomba kwicura bagakanguka, bakamenya
cy'umwuka w'Imana avuga. Ni ibyo ngibyo. Reka tugushimire, sinarenzaho byinshi. reka tugushimire nta nubwo twajya kure y'ubutumwa Imana yaguhaye, cyane cyane ko biruvuga ngo haguwe uzagabanya cyangwa se akongera ku magambo ari muri iki gitabo cyangwa se ubwo buhanuzi. Yego, ntago tubirenza kuri ibyo ngibyo. Reka tugushimire bwo kumvira umwuka ukazana ubutumwa wikoreye n'iyo ngoma. Ntago byoroshye muri Kigali kugenda wikoreye ingoma kugira ngo iboneke, ntago byoroshye muri no minsi insengero barazifunze. Kigali zikoresha ingoma, none wayikura he ibyinshi ari by'umwana amasengero byango icyane kugira ngo nyibone, ntago byoroshye. Ariko Imana iyo igutumye ikagwa n'ibyo izakoresha igufasha kubibona. None urabona itabonetse. Reka tugushimire Nzaramya. Nta kibazo. Tugushimire, tukureke kandi ujye gukomeza usenge, kuko nk'uko tubwiye ngo abantu nibasenge ibyo byose nayo gusenga birakomeje. Murakoze, reka nze nanjye kandi uko umwuka azajya akongorera, nyabona ujye uzubwira abantu ahari hari ubutumwa bwagera hagahindukira. Murakoze cyane, nanjye reka nze ngire nerera agahinga nzamuke rwose. Mbere ko nkurekura Dami, mbere ko nkurekura, reka ngusabe, birashoboka yuko hari wakwifuza kukuvugisha ukamubwira ku butumwa ukaburambura ibyo byose. Hano hari igihe uvuga bitewe n'igihe tuba dufite cyangwa se n'umwanya tuba dufite, ukavuga muri makeya bitewe n'impamvu runaka. Nimero ya telefone niye bakubonaho? Nomero yanjye ni 0788 59 84 26. Ni 0788 088 59 84 26. Yesu aguha umugisha. Amazina yanjye ni Nzaramyimana Pierre. Nuko rwose Yesu aguha umugisha. Shalom shalom. Magara abo mwisi bose ngo bazabishorimwe umungera bumwe, ngo bazabishorimwe umungera bumwe, ukwiye imvura iguye ihembura imyaka, ni kw'Imana ibigenza yezabakundana, ni kw'Imana ibigenza yezabakundana. Reka tugusabe nimba ntacyongera ku butumwa gusenga Imana. Ikintu nakongeraho nuko nabwira umuntu wese ufite ahari agomba kugira gute, agomba kubaha Imana, kuko hariho bapinze Imana, hariho n'abarimo kuvuga ngo, hariho n'abavuze ngo Imana ntayiriho, hariho n'abumva ko Imana itariho, ariko bakakanya nagira ngo batangarize ngo muce bugufi mumenye yuko Imana iriho, kuko Imana yaturinze ikaturinda igihe gitandukanye, izakomeza kuturinda kandi izanaturengera. Gusa ikindi kiriho ndimo kubwirwa, nyuma yuko musenga cyangwa se nyuma yuko muhamagara Imana, nyuma yuko muhamagara Imana mukayinginga, irimo irambwira yuko nzaza, hari abantu benshi bashyizeho umwuka w'inyatsi, hari abantu benshi bashyinguye ari bazima, babashyingura bagenda, kandi rwose baragenda. Hari ibimenyetso byinshi nzababwira by'abantu bashyinguye bagenda, kandi abenshi muzabyibonaho, muzabibona, muzanabyumva.
ndetse n'inyatsi ndetse n'ibitero bya nijoro, ibyo byose nzabibabwiraho. Murakoze, ntago nabibabwiraho nonaha kuko ibyo Imana yamaye gutanga ntago ari ibyo ngibyo, ibyo mvuze ni ibyo. Reka dusenga Imana. Igikuru nyamukuru kiri muri ibyo ni ugusenga, kandi tugasengera igihugu cyacu, ndetse tugasengera n'abagituye, ndetse tukagisengera rwose kandi byimbitse. Fasha ahantu uri dusenga n'Imana, fasha igihugu cyose waba urimo dusenga n'Imana, fasha rwose ndakwinginze dusenga n'Imana, kandi n'ikibazo cyawe gishobora gukemukiramo. Mfasha dusenga Imana, fasha twinginga Imana. Imana irakumva kandi Imana irakugirira neza. Ntukangwe n'ibyo urimo kubona imbere yawe, kuko Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ni inyembaraga. Ntukangwe n'ibyo urimo kureba bimeze nk'imiraba imbere yawe, Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ni inyembaraga. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mucunguzi w'abera kandi uri ibyiringiro by'abera, uri data wa twese kandi uri ibyiringiro ushobora byose. Aka kanya Uwiteka ndi imbere yawe, ndi imbere y'ubwiza bwawe. Batubwiye ngo nidusenga tuzadusengesha umwuka iteka, kandi ngo twinyigishe umwuka iteka. Burya iyo umuntu ari mu mubiri hari igihe ibintu byinshi bitagaragara ndetse atanabibona, ariko Uwiteka nyiri imbere yawe, kiye bugufi n'imbere yawe Mwami Imana, kugira ngo izina ryawe rikomeze ryamamare. Kuko kuturinda waraturinze, muririmbye yararirimbye aravuga ngo kuturinda waraturinze Mana ikomeye, ngo kugira ngo abadayimoni batatwanduriza ubugingo. Abadayimoni bashatse kutwanduriza ubugingo ari benshi, ndetse n'imbaraga zitandukanye zashatse kutwanduriza ubugingo ari benshi, ariko Uwiteka udukiza muri byose, kuko ukunda abakubaha ndetse n'abakwitegura ndetse n'abakubaho. Ngaho rero nciye bugufi n'imbere yawe Mwami, kakanye ndi imbere y'ubwoko bwawe butandukanye hirya no hino ku isi, igihugu cyose barimo ndi imbere yabo, ariko ndimo ndasenga basabira uburinzi. Ariko igihe cya nyamukuru cya mbere ndasengera u Rwanda, kandi u Rwanda ndarushyira mu maboko yawe Mwami Imana, ndarushyira mu maboko yawe kugira ngo uturengere, uturinde ibitero by'umwanzi ndetse n'iby'abarozi n'iby'abapfumu n'abakonikoni. Ndakwinginze Uwiteka turengere, wamagana kure imbaraga mbi z'umwijima. Ndasengera igihugu cyacu kugira ngo kirinde Uwiteka, ugiye protection hirya no hino ku mupaka, uhazengurutse ibitwaro bya kirimbuzi, kuko uri Imana ishobora byose. Birashoboka ko wowe uri Imana igira neza, hari n'igihe ushobora kuhazengurutse ibitwaro bya kirimbuzi abantu batabibona, ariko wowe ubibona ukazengurutsa n'umuriro, kandi nta muntu n'umwe, nta n'umwanzi wemereye kwinjira. Ndasengera abagituyemo muri rusange nabo ubarinde, kandi Uwiteka bemeye kukugarukira kandi baciye bugufi, araho bagenze nabi ubagirire neza. Ngaho izina ryawe nikomeze ryamamare, urinde Abanyamerika Uwiteka bari ku mugabane w'Uburayi, hirya no hino muri Afurika y'Epfo, ahantu hose nyaguhora ku ngoma hari igihugu kigiye gitandukanye, bose ubarinde ubashyireho uburinzi bwawe. Ahanini naringiye gutanga ubuhanuzi nibwo bwari bwanzanye, nta n'ikindi narenzaho, nta n'ikindi navuga. Ahabwo Uwiteka ndakwinginze kugira ngo tubere maso, twebwe aho tutakwirire maso. Abahanuzi bari ikebaguye kugira ngo barebe ko babona Imana yabo, ntibayibona, ariko ngo yari yageze ku gicamunsi kiwe aguhamagaye Uwiteka uramanuka ukora ibikomeye. Nanjye Uwiteka ndi imbere yawe ndakwinginze kugira ngo umanuke ukore ibikomeye. Uwiteka ndakwinginze kugira ngo wigaragaze muri bino bihe, uturengere kandi utubere maso. Warakoze urakarama mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mucunguzi. Mvuze byinshi, ariko Uwiteka nubwo namvuze byinshi bikeneye cyane urabizi Mwami, ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mucunguzi. Amen. Reka tugushimire, dushime umuntu wese wabanye natwe ku muri kino kiganiro kuva tugitangiye kugeza tugishoje. Imana y'amahoro imuha umugisha, kandi Imana y'amahoro ibarengere, ibatabare kandi ibumvire ku munsi w'amakuba mu izina rya Yesu. Reka tuzasubire ubutaha, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Imana bane namwe.
uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza bise neza bisaba ibintu bitandukanye ariko byose ababijemo baguye isari inzara ikabica biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 55 53 54 9. Emmanuel Catering Service